yego hari ababyeyi babaye babi, ari nizo mpamvu zishobora kuba zatuma nyine abantu bajya mu mageto, ariko nagira ngo nkubwire ngo kugira ngo uzabashe guhirwa n'urugendo umubyeyi abifitemo uruhare, kubera yuko iyo kubwiye ijambo ryiza, wifurije ikintu cyiza kiba gishobora kuguhekeza kandi kikakubaho. Niba wifuza kuzubaka urugo rwiza, byanze bikunze umubyeyi afite umugisha wawe w'urugo, kuko niwe uzagushingira urugo, azagukorera ubukwe, azagushyingira, nubyara azaguhemba. Niyo mpamvu ukeneye kumugaruka imbere niba hari n'amakosa yabayeho, ukamubwira ngo mbabarira, mukiyunga, ukagirana ubwiyunge n'umubyeyi, ukagira ubwiyunge n'umuryango, noneho ahantu uri n'ibyo ubamo bakaba babizi, sibyo? Niba uri umugore urugo rukaba rwakunaniye, aho kugira ngo urusohokemo usubire ahantu ujye kwikodesha, ujye muri geto, subira iwanyu, ugende ubabwire ngo birananiye, data birananiye, mawe birananiye, noneho bakubwire ngo tuza mwana wacu, uhaturize. Noneho nahaguruka ugiye muri geto cyangwa se kwikodesha ku mpamvu zigiye zitandukanye, ababyeyi bazakubwira ngo genda uhirwe, genda ujye ahangaha, uzahahe, uronke, uzabe amahoro. Ibyo uzaba urimo bazaba babizi, bazaba babihaye umugisha, bazanahagusura. Hari n'igihe bazakoherereza ibizahagutungira, kubera yuko barahazi ibyo bitekerezo, uwo mwuka murahumeka umwuka umwe. Bitandukanye nuko baba bazi ngo baragushyingiye mu rugo rwawe bakazumva ngo ubahandi. Tekereza umenye, ikiganiro kuri Mizipa Oreli TV, mutegurirwa kandi mukagezwaho na Jean de Dieu Ntezikimwe. Mwiriwe neza abandi muraho. Muri isa y'agaciro ndagarutse ngo twongere tuganire. Uyu munsi bwo ndashaka kuganira n'abantu, abakobwa, abahungu n'abamama baba muri geto. Niba uba muri geto, iyi message ni yawe. Niba uba muri geto, iyi message ni yawe. Reka mbanze mvugeho gatoya kuba muri geto. Hari impamvu nyinshi zishobora gutuma umuntu yajya kuba muri geto. Nk'abanyeshuri bashobora kujya kwiga kure y'iwabo, bikaba ngombwa ko biga ba mu mageto cyangwa se bikodeshereza bataba mu bigo. Abakozi bashobora gukorera kure y'iwabo cyangwa se kure y'ahantu bashobora kuba bakisanga babana n'imiryango yabo, bikaba ngombwa ko bajya kuba mu mageto. Abamama nabo bashobora kuva mu mago yabo bitewe n'imirimo bagiye gukora n'ahantu bagiye gukorera, bakisanga nabo baba muri geto. Abangaba cyangwa se iyi kategori y'aba bantu ba mu mageto ntabwo ari bo nshaka kuvugaho, ahubwo ndashaka kuvuga kuri wa muntu wahunze iwabo, kuri wa musore, kuri wa mukobwa wahunze iwabo agahitamo kujya kwikodeshereza, agahitamo kujya kuba mu buzima bwe. Ashobora kuba yaravuye mu cyaro akaza mu mujyi, ashobora kuba yaravuye mu murenge umwe wo mu mujyi akajya kuba mu wundi, agasa n'uwahunze amakimbirane cyangwa se ibibazo by'iwabo, akisanga ari muri geto bijyanye n'ibyifuzo bye cyangwa se n'ubuzima ashaka kubamo butandukanye n'ubuzima buri iwabo. Ashobora kuba kandi ari umukobwa cyangwa se umuhungu ufite amakuru mabi kuri se cyangwa se ku babyeyi be. Umuntu ufite amakuru mabi kuri se, cyane cyane hari abana baba baravutse bakavukira mu miryango irimo amakimbirane, noneho ba nyina bakabatwara, rimwe n'imwe base batanabizi, nka ba papa baba bagiye ku kazi, bataha bagasanga ba mama bapakiye ibintu byose bagiye bajyanye n'abana. Hari abajya mu mahanga cyangwa se bakajya ahantu kure, aho umugabo atari buze gupfa kumenya ahantu bari, ndetse no kubakurikira ugasanga bishobora kuba byagorana cyangwa se byashyira mu kangaratete cyangwa se mu ngorane uwo mugabo. Noneho rero uburere cyangwa se uburyo abo bana bakura bagahabwa amakuru mabi kuri se, bagabwirwa ko papa ari mubi, noneho bagakura papa bamwanga. Ubwo rero aho hantu babaye ntabwo baba ari iwabo wa nyina, nta nubwo baba ari iwabo wa papa, nta nubwo baba ari mu rugo iwabo, ahubwo aho hantu babaye babanye na nyina niho nise muri geto. Aho ngaho niba rero uri umumama ufite abana, ubuzima, iyi message, ubutumwa bw'abantu baba muri geto burakureba. Biranashoboka kandi ko ari umukobwa nyine, wenda ashobora kuba yarabyaye akabyarira iwabo, cyangwa se iwabo bakamwirukana, iwabo bakamwanga, kwa kundi bavuga ngo udukojeje isoni, uradusebeje, ibintu nk'ibyo ngibyo, bakanirwa kumwakira, bakanirwa no kwakira uwo mwuzukuru ugiye kuvuka, cyane ko baba bavuga ngo ntago bari banamwiteguye. Noneho akisanga nta yandi mahitamo afite,
akajya kwibera muri ghetto. Ubu butumwa nawe burakureba. Biranashoboka yuko ari umusore waba wenda tuvuge yanyweye ibiyobyabwenge, yagendanye n'amagurupe mabi, aramwanduza, bituma umuryango we utamwumva, ukamufata nk'uwananiranye, ndetse n'agahinda ke akaba adashobora kubona umuntu umwumva, n'ibyiyumviro bye n'igitekerezo yatanga, akaba nta muntu uhari ushobora kuba yamwumva, none agafata icyemezo cyo kujya kuba muri ghetto ameze nk'aho ari mu buhungiro. Nubwo wenda ku bahungu by'umwihariko ufite imyaka iri hejuru ya 18 cyangwa se ugeze 18, burya nubwo aba akiri mutoya ariko aba ashobora kuba noneho yatangira kwimenyereza inshingano, agatangira kwiyitaho kugira ngo azabashe no kwita ku bazamukomokaho. Kuba wenda yajya kuba muri ghetto ntabwo nabitindaho cyane, ariko ndashaka kuvuga kuri aba bantu bafite amakuru mabi kuri base, cyangwa se bavuye iwabo basa n'ahahunze, noneho muri ghetto aho hantu baba hakaba hasa nk'ari mu buhungiro. Ndavuga kandi ku bagore cyangwa se ku bamama batagize amahirwe yo kubaka ingo zabo ngo zirame, hakaba harajemo amakimbirane, hakazamo ibibazo bigiye bitandukanye. Rimwe na rimwe akaba yafata icyemezo cyo kwigendera, ntasubire iwabo, agafata abana cyangwa se akagenda ukwe, akigira muri ghetto handi aho ashobora kuba yatwara ubuzima bwe uko abishaka. Hari rero ndashaka kuvuga kuri abo bantu, sindibuze kubyita, nabanje kuvuga mbere impamvu zishobora kuba zatuma umuntu ajya muri ghetto, ariko noneho by'umwihariko abangaba nibo nashatse kuvugana nabo. Rero impamvu nshatse kuvugana namwe kuri iki kintu nuko uko byagenda kose, niba mubaye mu maghetto, kuri izo mpamvu mvuze, ntago munezerewe kandi mukeneye kunezerwa. Ntago mwibona mu muryango kandi mukeneye kugira imiryango mwibonamo. Ibi ngibi nimbivuga ntabwo ndibuze kuba nirengagije ko binashoboka yuko uwo muryango ntawo waba ufite kubera impamvu utahisemo. Hari impamvu nyinshi zishobora kuba zatuma wisanga nta muryango ufite. Aho ngaho ntago mpatinda, kandi nta nubwo nigize mpirengagiza, aho ndaha agaciro cyane. Ariko kubera yuko mvuga ibibazo by'umuryango n'uburyo dushobora kuba twakemura ibibazo bivuka kugira ngo tubashe kubaho dufitanye ubumwe, dufite amahoro kandi dufite ibyishimo mu miryango yacu, ni byiza ko ibi ngibi byose umuntu abivugaho, noneho ukabinyuza mu kayunguruzo k'ubwonko bwawe, ukareba igifite agaciro, ukaba ari cyo ukora kugira ngo ubashe kubaho utekanye kandi wisanzuye mu muryango ukomokamo. Rero niba wisanze ahangaha uba muri ghetto kandi ukaba ukeneye ibihe by'umugisha cyangwa se kugira umugisha, ndagira ngo nkubwire ngo buriya gakondo cyangwa se aho umuntu akomoka niwo mugisha wa mbere ahabwa iyo aje mu isi, noneho akakirwa n'abamubyaye cyangwa se ababyeyi. Hari abatagira amahirwe yo kwakirwa n'ababyeyi kubera za mpamvu nyine, igihe umubyeyi abyara agahita apfa, umwana agakurira mu biganza by'undi utaramubyaye ariko akamubera umubyeyi, agakora izo nshingano zose za kibyeyi. Ibyo byose ni ibintu bishoboka. Noneho wenda yamara gukura ibintu bikagenda bihinduka, akisanga abayeho ubuzima busa nkaho budafite umubyeyi, ndetse akisanga asa nkaho abaho ubuzima budafite aho akomoka. Ariko niba ukeneye kuzahabwa umugisha cyangwa se kuzabaho ubuzima bw'umugisha, nagira ngo nkubwire iki kintu, ukite buri muryango ni ikintu gikomeye. Ahantu umuntu akomoka ni ahantu hakomeye, kugira umuntu ukurera, kugira umuntu uguha inama, kugira umuntu uguha umugisha. Niba uri umusore ukaba ukeneye kuzubaka urugo rwiza, niba uri umukobwa ukaba ukeneye kuzubaka urugo rwiza, nagira ngo nkubwire ngo uyu munsi subira mu rugo, subira ku babyeyi. Niba hari amakosa yabaye, niba ari amakosa bagukoreye, akenshi ntabwo ababyeyi bakosa, urumva, subira mu rugo uti mbabarira, kugira ngo umubyeyi yongere kureba ijisho ryiza, yongere gutekereze nk'umwana, mwongere mugendane, aguha umugisha. Noneho ahantu uri, ibyo urimo bimenyesha umubyeyi, umubyeyi amenya ahantu uri, amenya ibyo ukora, amenya abo mubana. Igihe kigere niba no muri ghetto gutyo, subirayo umubwire nari nje kugusura, nari nje kunganiriza, kubwira ngo mwana wanjye genda ugire urugendo rwiza, uzahirwe mu byo ukora, uzahirwe mu byo ukora, uzagire amahoro. Icyo gihe uzaba amahoro, uzagira ibyishimo, kubera yuko umubyeyi yakwifurije ibyiza. Nta wundi muntu wakwifuriza ibintu byiza kuruta umubyeyi wawe. Yego hari ababyeyi babaye babi,
ari nizo mpamvu zishobora kuba zatuma nyine abantu bajya mu mageto. Ariko nagira ngo nkubwire ngo kugira ngo uzabashe guhirwa n'urugendo, umubyeyi abifitemo uruhare, kubera yuko iyo kubwiye ijambo ryiza, iyo kuwifurije ikintu cyiza, kiba gishobora kuguherekeza kandi kikakubaho. Niba wifuza kuzubaka urugo rwiza, byanze bikunze umubyeyi afite umugisha wawe w'urugo, kuko niwe uzagushingira urugo, azagukorera ubukwe, azagushyingira, nubyara azaguhemba. Niyo mpamvu ukeneye kumugaruka imbere, niba hari n'amakosa yabayeho ukamubwira ngo mbabarira, mukiyunga, ukagirana ubwiyunge n'umubyeyi, ukagira ubwiyunge n'umuryango, noneho ahantu uri n'ibyo ubamo bakaba babizi, sibyo? Niba uri umugore, urugo rukaba rwakunaniye, aho kugira ngo urusohokemo usubire ahantu ujye kwikodesha, ujye muri geto, subira iwanyu, ugende ubabwire ngo birananiye, data birananiye, mawe birananiye, noneho bakubwire ngo tuza mwana wacu, uhaturize. Noneho nahaguruka ugiye muri geto cyangwa se kwikodesha ku mpamvu zigiye zitandukanye, ababyeyi bazakubwira ngo genda uhirwe, genda ujye ahangaha, uzahahe, uronke, uzabe amahoro. Ibyo uzaba urimo bazaba babizi, bazaba babihaye umugisha, bazanahagusura. Hari n'igihe bazakoherereza ibizahagutungira, kubera yuko barahazi ibyo bitekerezo, uwo mwuka murahumeka umwuka umwe. Bitandukanye nuko baba bazi ngo baragushyingiye mu rugo rwawe bakazumva ngo uba ahandi. Ushobora kumbwira uti noneho se ko hari abantu baba badafite ababyeyi, ufite marene, ufite pare. Wowe mugabo niba byakunaniye, niba udafite papa, genda ubwire pare. Niba abo ngabo batanahari, hari uwundi muntu mukuru, hari undi muntu wakumva, hari umuntu wagutega ugutwi, uwo nguwo ubasha kukumva, genda umubwire. Niwe uzakubwira ngo uhirwe, azagutera inkunga mu buryo bugiye butandukanye, azaguha ibitekerezo, azaguha inama, azaguha ubushobozi. Uwo muntu mwishingikirizeho, ugira umuntu wishingikirizaho, umuntu kumva, umuntu ubwira ibyawe ukaruhuka, wa wundi ushobora kuyoboka kuyobora, wa wundi urira akaguhoza, hahandi ushobora kugenda ukaryama uti ngiye iwacu. Yego, amateka yatwambuye abantu, inzira twaciyemo zatumye duhura n'ibibazo bigiye bitandukanye, ntabwo twabyirengagiza, ibyo ni twebwe byabayeho, ni ubuzima bwacu. Ariko hari umuntu kumva, hari umuntu mukuru, hari umuntu wicaranye na papa wawe, hari umuntu wasangiye na papa wawe, hari umuntu wagendanye na papa wawe, hari umuntu wakoranye na papa wawe. Niba papa adahari, hari umuntu byibura wabasha kuvuga ngo uyu mwana ni uwa kanaka, reka nanjye mufate ansharije. Uwo muntu mushake, shaka umuntu wasangiye na so. Ntabwo nirengagize ko abantu basangiye na so banahemutse, banamuhemukiye, ariko hari abantu bazima. Icyo ndimo gushaka kuvuga ngiki, akenshi duhura n'ibintu bitugoye, ibintu bitubabaza, abantu tukabafata ko baduhemukiye, abantu badutaye, abantu batuvuyeho, ariko hari abantu bazima. Burya hariya ahantu ukomoka hari abantu bakuzi, hari abantu bakugirira neza, hari abantu bakwitaho, sibyo? Niba udashaka gusubirayo ku mpamvu zitandukanye, ariko ahantu uri, ahantu ukora, ahantu usengera, ahantu wize, hari umuntu mukuru wabasha kwishingikirizaho, noneho akakwifuriza ibyiza, akaguha umugisha, sibyo? Rero aho kugira ngo ubuzima bwawe bwo muri geto ugende utoragura imico ya hano, ngiye kubyita imyanda yo mu bwonko, bizatume wangirika kurutaho, noneho nushaka n'umugisha ntunawubone, nakubwira ngo garuka mu rugo, sibyo? Nugaruka mu rugo rero bizatuma urama, bizatuma ugira amahoro, bizatuma ubona umugisha, bizatuma uhirwa mu rugendo rwawe. Niba ushaka guhirwa, niba ushaka kugira amahoro, niba ushaka kurama, garuka mu rugo. Gira ahantu wita mu rugo, wowe ubwawe urahareba. Gira ahantu wita mu rugo, noneho uhagaruke, uvuge ngo anje kuhavoma indangagaciro, anje kuhashaka inama, anje kuhashaka ubwenge, anje kuhashaka umugisha, anje gushaka ihumure, nje gushaka ibyiza. Gira ahantu wita mu rugo, sibyo? Wowe ubwawe gira ahantu wita mu rugo. Hari igihe papa wawe nta n'uwuzi, gira umuntu wita papa. Hari igihe mama ntawe wabuzi, gira umuntu wita mama, sibyo? Niba urugo rwakunaniye, mbere yo kugira ngo ujye muri geto, genda ubanze ugisha inama marene, niba ari uhari, genda ugisha inama pare, niba ari uhari. Kubera yuko ibyo nutabikora, nutava mu rugo rwawe usubira iwanyu cyangwa usubira kuri marene, ibyo umugabo azakurega byose bizagufata, kubera yuko kuba watinye kujya iwanyu, kuba watinye kujya kugaragaza yuko wagize ikibazo, cyane ko aribo baguherekeje bakakuzana muri urwo rugo, cyane ko aribo baje no kugusaba, niba byarabaye, iyo utagiyeyo
bihita bigaragara yuko uri umunyamafuti. Kugira ngo rero bigaragare ko uri umunyakuri, biragusaba kugira ahantu wita mu rugo ugenda, byibura ibyo bibazo bindi bikazashakirwa igisubizo, ariko byibura bakubona. Nunajya no muri ghetto, aho ngaho nari ndimo kuvuga kubera impamvu zitandukanye, uzagenda ufite ahantu uvuye, abo bazaba bakuzi, nibo byo bizatuma ugira umugisha, ugira n'amahoro impande zose. Rero ushobora kumbwira ngo nta muryango mfite cyangwa se ntabwo nkuzi, ariko nemaze kuvuga burya hari umugabo rwose ushobora kukumva akagufata ansharije, kubera yuko twabonye yuko kubyara bitaguhindura umubyeyi, ariko kandi no kutabyara ntabwo bigukuraho ko waba umubyeyi. Rero shaka umuntu wakishingikirizaho, kandi hari umuntu umwe gusa wakumva, musange agutwikire. Hari umuntu umwe wagutwikira, hari umuntu umwe wakumva, musange. Sibyo? Ndabizi muri ubu buzima, mu nzira y'ubuzima, hari ibintu byinshi bitugora. Hari ugukurira ku muhanda, hari ugukurira ahantu utazwi, hari ugukurira mu buzima bugiye butandukanye, hakaba nubwo nta muntu wo kwizera waba ufite, ariko harahari. Niba rero umusore ukaba uri umukobwa ukaba utekereza kuzubaka urugo, ariko hakaba hari ikibazo kimeze gutyo mu muryango, genda ubanze wiyunge n'umuryango wawe, genda ubanze wiyunge n'ahantu utekereza ko haba mu rugo, ibibazo byaho bikemuke, nibwo bazaguha umugisha w'urugo, nibwo bazaguha umugisha w'amatungo, nibwo bazaguha umugisha w'ubukire. Noneho uzatunga ubwo butunzi bwose ufite nabo mushobora kubisangira. Kandi buriya gakondo ni ikintu gikomeye, no kugira ahantu umuntu yita iwabo ni ikintu gikomeye, niyo mpamvu tugomba kugiharanira. Rero ntabwo navuze ko kuba muri ghetto ari bibi, nta nubwo navuze ko impamvu zishobora kuba zaraguteye kuhaza ari mbi, wowe ubwawe urazizi. Ni ubutumwa naguhaga aho hantu uri, ariko nakubwira ngo ugira umutima ugaruka mu rugo. Garuka mu rugo, niho hantu hari umugisha, niho hari ukurama, niho hari amahoro, niho hari ubumwe, niho hari ibyiza byose, niryo shingiro ry'ibyiza byose. Noneho rero nunagenda, nunagira aho ujya, habe hari umuntu ukwifuriza ibyiza kuruta uko baba bavuga ngo ahantu uri wararorongotanye, ntabwo bazi ibyo ubamo, ntuzi ibyo ukora, mbega ngo wabaye ikirara, ngo bagutekereza gutyo. Byibura reka basigare bavuga ngo umwana wacu tuzi ahantu aba, tuzi n'ibyo abamo. Igihe nikigera nunagaruka, banezezwe nuko waje. Niba nagushyingira rero, bazanagukurikira ahantu bagushyingiye, baze bagusure, ubuzima bwawe burushaho kukuryohera, kuko uzaba wumva utari umuntu watakaye. Rero niba unyumvishe, ibi byose niwe ugomba kubikora, kandi ukabikora mu buryo bwawe. Icyo nakifuza nuko Imana yagushyigikira muri urwo rugendo, kugira ngo ubashe kubaho wishimye, ufitanye ubumwe n'umuryango wawe, kandi mubanye amahoro. Imana rero ibashyigikire muri byose.